Dr. Pope Karame wakoze kuba wandikira rwose nta kibazo ariko se kamaze umuriro ubundi irangabo waritewe nande kunzi ko bigo yatabyara 들었어? 나 인범 갖고 있는 음식 먹을까? 네, 나리. 우리 요즘에 좀 많이 쉬는 거 같이 있을 때 나 보시오 오물이 많이 쉬 아이나 한번 아이 머리가 알지 커피 예 wakoze kwita ku muringa akaba ameze neza nawe mwakoze kwita ku muringa kumuzana kwa muganga ese muga umuringa mwasanze arwaye biriya ni ibisanzwe cyane ku muntu utekereza cyane hari igihe afatwa n'isereri akikubita hasi sisano karame arebye ahantu kuhira umuringa imbuto tukareba yuko yakongera akagarura ubuyanja imbuto se abyo urabona yanegekaye kamushakira n'avuga inanasi ibinyomoro bigira amaraso neza cyane ubanguka aho ubwo se nshatse sinaba nigenje gahunda zanjye ko zaba zirangiye hari ikibazo izindi gahunda ngiyemo aya papi ndumva rwose ahubwo twakagombye kugerana mu rugo tugasangira nta kibazo ko tuzasangira ubutaha hari ibindi bintu bindimo nta kibazo mwamukoze tu mwamukoze noneho urashaka kudusiga rwose mwihangane nyine nzaza ubutaha nyine kubera akazi ariko ntabwo wagenda sana atagusezeyeho pe reka noneho njye kureba sanu aza gusezeraho sibyo muri ndaje eso kumeze nkaho ari ikintu uri kumisha ndi cyakubaye Sabe, nuko nta kintu ndi kugurisha. nise kumbona Ahubwo iyo nirebye bantekereza ku buzima. Sabe, ubuzima bushobora kuguhindura ukaba umuhemu bitewe n'ubuzima wifuza guharanira. ariko ntabwo nyine guhemuka kugira iki mu buzima numva ntabwo guhemuka aribyo bituma ubona ubuzima wifuza Sabe, impamvu mbwira gutyo ni uko wavutse ugasanga iwanyu mutunze. Kugeza n'ubu ngubu ukaba uri uruhinja rufite umutungo ungana gutyo. ikintu cya mbere ugomba kumenya
ni uko ubutunzi bwa mbere umuntu aba afite, ubutunzi bwa mbere nk'umuhanda mfite, ubutunzi bwa mbere ni abantu bagukikije, inshuti. aha Sabe ntabwo nari nzi ko ari wambwira gutya ahubwo se Sabe tutararaje internet byagenze gute Nibukije uwo nibukije ko nta namuhamagaye. Yego bone ku muringa arwaye ate? Dr. Pope Karame wakoze kuba wambikira rwose nta kibazo ariko se kamubaza umuringa ubundi intandaro waritewe nande kunzi ko Bigo yatabyara. Dr. Pope Ndakumva. icyo musabye ni ukumbikira ibanga nk'uko wabitsigira Bigo yuko atabyara. Okay, noneho shaka buryo ki wabikemura kuko nutinda nzanyuza mu nzira zanjye. Noneho rero umuringa ni ugushaka ukuntu warya utubuto kugira ngo yagiye byateye ibibazo. Imbuto zo twaziguze, imbuto zo rwose ntabwo zabura kwariza. Papi Sano rero ngo yaje kugusezera. Nta kibazo niba ibyo Sano yagiye kureba yabibonye Sari nyine muri cyane ubwo nyine ibintu by'imbuto nabonye bihenze ariko nyine nazibonye nyine pe gusa nyine ntabwo turi bujyane mu rugo umuntu yagiye koreza ni umutipe nyine yitwa Sabe. Sabe yitwa Sabe uramuzi se? Sano nubwo nabasizeho nyine muga mwakoze cyane ariko rero mukomeze kumuhata nyine izo mbuto nyine kugira ngo akomeze gutura akabaraga cyane ndagize ko wese wamuterwa baragerayo. ariko se Sabe uburwayi bw'umuringa muri gutekereza byinshi Gusa byinshi utekereza ni ibihe? ariko se buriya Sabe ntiwasanga umuringa atwite What? Gatwite? cyore ko bikanze se ni utwite harimo ikihe kibazo ko afite umugabo Nyine ndabyumva wase afite umugabo sibyo, ariko se gutwita kwe ni gute ko waguhuriranye neza nyuma yuko turyamana? yego ko gusa ushatse kuvuga iki Ariko wase uratekereza neza ko umuringa aramutse atwite iyo nda ari iyanjye umwana yazigera amenya nka se? Mbese wiseka mwana ko ufite ubwana bw'aho basanze atwite Kado bakwita ndetse tuki tuki uvuye gukora iki uvuye gukora ubufu rero ujye ugenda wihuta imodoka zitaza kugonga sibyo gari ukanga bebe urakoze narendoshye Nyine nta kundi ruhuka nta kitwirukanze. ese bebe Sano agiye kwasabye gukora iki bafite muri iyo gahunda Ni amahoro da. Erega buriya Saba ashobora no gusa ko mushakira akazi
cyangwa se nawe ubwe yanakamuha pe, sinumva ngo imitungo ya nyina yose niwe wayisigaranye. aha ntawamenyere uriya muhungu yagiriye ubuntu gusa nyine iby'isi ni gatebe gatoki hari igihe byamuhindukana. Aka ntabwo byahinduka shaho umurimo. Gusa ikintu cyane yagahinda gusa ukuntu Sano yampaga felicitation ngo ushobora kuba utwite. Ntwite? Reka reka ibyo ngibyo ntabiho. None se ko ariko yabikekaga ntawamenye ariko nyine bibwiye ntabwo tuzaruka. Urumva uruhutse neza? Nta maherezo ndagushyira mu mugongo ukangwangurutse shiri. nta mpamvu yo kwisiteresa. ibyo byose reka ne kwitera stress n'undi nta kuntu mbonetse yaba atabimbwiye ko ikibazo gikomeza. Yeah. Urasi Sano se? Sano? Yego. Sano wese uza se? Yego Sabe. Nahise nza nyine. Ni karibu. Murakoze cyane. Biracamo. Nizo iti. Uraho neza shingure y'umusizi. Ni karibu zara n'agatebera. Murakoze cyane. Byagendaga se? Byagendaga. Yega Sano. Ese ko muri kurana gutyo nk'abantu baziranye ahantu muziranye? Sabe, uyu ni wa Sano nakubwiye na Bonete. Bigeze guhura yahuranye n'umukunzi wa na phone. Niwe Sano wambwiraga? Cyagiye ndabyibutse. Sano, uyu mukobwa ukuntu yakumbwiraga bro. Cyakwa yaragukunze kabisa. Ukuntu yakumbwiraga. Ko ntugakabye. Sinkakabye se ikindi kuvuga ibintu bitariho. Nati Sano nyibwe imbaje guhana shiri wawe. Ne sister. Mbanga nagushimira nyine warakoze. Uriya nyine umukunzi wanjye twaje guhura. Gusa n'inyuma yaho uriya munsi ntabwo nahise muba. Nyine Sabe. Cyane sister yaramfashije cyane. Yaramfashije pe. Ase ubundi sister. Sorry. Alo? Ndakumva Kenny. Ejo wagezeho ryari? Ego kwejo nahise nega akamoto mutagerayo. Nagize ngo nyine waciye mu kabari utinda gutaha. Reka ntago nigize nyura mu kabari rwose sheri. Okay. Sawa nta kibazo. Ahubwo se uriya sheri ntabwo Sabe yigize atuvumbura. Ko nabonye mu bintu byo kwisha nawe utoroshye da. Sikatigeze arabukirwa. Ubundi se byagenze gute ko yahise agaruka kandi yari yakubwiye ko agiye kurara? Nta nubwo nzi izina rye gusa n'umwana mwiza. Naze gukina rero bikanarya amana. Nabikugira muzika rya. Nawe nyine kuruhuka gahunda. Mbeba narushye imana. Uretse ko reka mpindure man, reka mpindure turevuga no turi kujya kwereka nyine Na reka mpindure tu. Birarya amana. Nyine ubwo nyine tuzaba tureba ko bizakunda. Birarya amana. Sawa. Kenny, ni ukuri pe. Sabe bano bamufitiye mu. Afite utubazo twinshi atabasha gusama. Umugirira impuhwe. Ubwo se ushatse kuvuga iki? Kenny, reka mwenywetse nyine buriya tuzashaka umwanya twongere duhure. Abonye yuko wa munsi bitakunze. Yeah. Okay sheri urakoze cyane. Okay. Sano. Nundi inzu yuko irahari nta ngorane. Ahubwo buriya nta kuntu. Songeye ngo niba umukunzi wawe uri kumushakira yuko bari kumwe iminsi. Yego. Ahubwo buriya nta kuntu. Wamuhamagara nawe akavene tukagenda akireba yayikunda then akayibamo atayikunda twashaka n'indi pro. Cyane nyine Sabe. Nakabikoze pe ariko nyine nta telefone mfite muri iyi minsi. Ariko Sabe,
ni ubwa mbere mbonye yitaye ku muntu bigeza none se ngende umuntu mubi wa ubwo se sano ntabwiye ko acumbitse haruguru kuri paruwasi mu babikira ni hacumbitse gusa nyine ni abantu tuziranyeho wenda ntabwo nyine mutuma byakemutse bro hariya bose turaziranye urase naho uri ujya ugirayo inshuti amafaranga ni meza rebamo witwa Mameya niko nanditseho nyine n'ubakuriye Mameya mubwire umuhe nyine aderese bamuhereza ahita agira aha ngaha sawa urakoze ariko si Sabe uri kwita kuri Sano cyane wagira ngo ni murumuna wawe cyangwa mukuru wawe ariko si wose kwita ku muntu sibyo ntabwo bivuze ngo hari icyo muba mugomba gupfanaho ya umuntu wese agira umutima ufasha Sabe ya sha nyine bikiyemo pe muravuga bikiyemo nyine mvuganye na Mameya bambwiye ngo hari imodoka nyine ijya ibazanira ibyo kurya igiye kumanuka nyine ngagiye kumumanga musibe ku muhanda buriya arabisanga ubwo nyine bamurangiye nyine ahita ahagera ahubwo se ugira ngo ntagiye kuhagera nta nubwo mazi nimba ari hafi njye nawe oya ni hafi Nesha buriya Sabe kumva wakoze cyane kuba muri igikorwa cyiza mani burangiye nta kintu ntakora ku muntu ubona ko ari pe ni ukuri wakoze Imana izaguhembe Imana izaguheke ku mugongo ahantu hose nawe ariko sister nta nubwo wambwiye n'izina ryawe njyewe nitwa Sano nyine mbona ariko ntabwo nyine wambwiye n'izina ryawe witwa Imana izabaho umugisha kandi ndabashimiye cyane bro twitegure mani umva ngo bagiye no kuhagera mama aka kanya se iyo wana kabisa tu bagiye kuhagera twitegure mpagaze twite tugenda urakira igipesi kimwe gute cyane ubujanga nyine iby'abakire ukuntu mufunga amashati ntabwo nabakinnye umuntu nabyibagiwe kabisa naho wa Imana izabaho umugisha nose turajyana oya bose usigara ahangaha nyine usigare bitatu byanga nyine anateka bagenda none kabisa